kuryama no kubyuka ni imbabazi z'Uwiteka bene data. Igitondo cyiza kandi cy'umugisha cyangwa se igicamunsi cyiza bivanye n'aho buri wese aherereye ku migabane itandukanye y'isi. Mwese mwemeye gufatanya natwe gusangira ifunguro ry'umunsi kandi rya buri gitondo. Insanganyamatsiko ya none kuwa 26 Werurwe umwaka wa 2025 wa gatatu iragira iti amagambo ntanesha guceceka biranesha. Mbere yuko dusoma ijambo ry'Imana, reka tubanze turirimbane indirimbo ya 205 gushimisha igira iti urwane intambara nziza. Bene data, Yesu ni byose kumufite, ntacyo wabasha gukena. Iyo ufite Yesu ufite byose, ufite amahoro. Niyo waba uri imfubyi ufite Yesu, Yesu akubera umubyeyi, Yesu akubera umutware. Iyo uri umupfakazi,
Yesu n'umuterankunga, Yesu aragushyigikira akagutabara. Haleluya. Reka dusome ijambo ry'Imana. Dusome ijambo ry'Imana riri mu gitabo cyo Kuva, Kuva ibice 14, duhere ku murongo wa 10, wa 10. Kuva, igitabo cyo Kuva ibice 14, duhere ku murongo wa 10 tugeze kuri 31. Haravuga ngo dore ku murongo wa 10 haravuga ngo Farawo abatuze Abisirayeli bubura amaso babona Abanyegiputa bahuruye, nyuma yabo baratinya cyane. Abisirayeli batakira Uwiteka, babaza Mose bati, ntamba zari muri Egiputa kutuzana dupfira mu butayu? Niki cyatumye utugira icyo kudukura muri Egiputa? Sibyo twakubwiriraga muri Egiputa tuti tureke dukorere Abanyegiputa kuruta kuko ikiruta ari uko dukorera tureke dukorere Abanyegiputa kuko ikiruta ari uko dukorera Abanyegiputa biruta ko dupfira mu butayu. Mose asubiza abantu ati, mwitinya, mwihagarire gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko Abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere. Uwiteka abaza Mose ati, niki gitumye untakira? Bwira Abisirayeli bakomeze bagende, nawe umanike inkoni yawe urambure ukuboko hejuru y'inyanja wigabanye, Abisirayeli bace mu nyanja hagati nko ku butaka. Nanjye ndanangira imitima y'Abanyegiputa bajyemo babakurikire, mbone kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze zose no ku magare ye no ku bahetswe n'amafarashi be. Abanyegiputa bazamenya yuko ndi Uwiteka nimara kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku magare ye no ku bahetswe n'amafarashi be. Marayika w'Imana wajyaga imbere y'ingabo z'Abisirayeli arava ajya inyuma yabo. Ya nkingi y'igicu iva imbere yabo ihagarara inyuma yabo, ijya hagati y'ingabo z'Abanyegiputa n'iz'Abisirayeli. Babera igicu n'umwijima, abandi babera umucyo ubamurikira nijoro. Ntibegerana iryo joro ryose. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Bene data, iyo havutse ibibazo mu bantu akenshi bakunda kwitana ba mwana bati, n'uyu biteye hagati y'umugabo n'umugore, ubukene bwabatera, umwe ati ni wowe ubiteye. Kandi nyamara ntawakora umushinga w'ibibazo w'ibihombo, ahubwo buri wese akora umushinga runaka awitezemo urwunguko cyangwa se inyungu. Iyo abantu basezeranye ivangamutungo rusange baba baravanze byose, inyungu n'igihombo kiba kizavukamo. Mose rero n'Abisirayeli ntibagombaga kumwitakana ngo niwe nyirabayazana ibibazo barimo by'amakuba n'akaga kari kagiye kubabaho bageze ku nyanja itukura. Aho gutuza ngo bamufashe gutekereza icyakorwa, baramuhindutse bati, byose ni wowe ubiteye. Iyo uturekera muri Egiputa, nubwo twari mu buretwa ariko byibuze twararyaga. Ati, ibyiza gukorera Abanyegiputa biruta gupfira mu butayu. Mu by'ukuri ushaka abaturage Abisirayeli wabumva, kuko ku maso y'abantu byagaragaraga ko byarangiye, kandi Mose nta bundi butabazi, nta kindi gisubizo yari afite cyangwa se yari abafite, kuko babonaga Farawo abatuze. Abanyegiputa igitero cyabo kibatuze kibegereje, bose bahuriye inyuma, imbere ari ibibazo, imbere ari inyanja. Abisirayeli batakira Uwiteka, nawe abwira Mose ati, bwira Abisirayeli bakomeze, nawe umarike inkoni hejuru y'inyanja
uyigabanyemo nabo bacemo. Arababwira ati mwitinya mwihagarariye gusa murebe agakiza Uwiteka ari bubazanire uyu munsi, kuko abanyegiputa mwabonye uyu munsi mutazongera kubabona ukundi. Uwiteka ari bubarwanirire, namwe mwicecekere. Uwiteka ariyerekana mu bihe byose iteka bigoye. Nicyo gihe ubumana bwayo burushaho kugaragara, aho imigambi mibi y'abantu bandi iba yabasumbirije ikaburizwamo. Icyo twakuramo hano ni ugutuza mu gihe cy'intambara, ibibazo ubundi tugasenga tugatabaza Imana, nayo ntizigera ibura uko itugenza, ntizigera ibura uko igenza intore zayo zitakira ku manywa na nijoro. Ijambo ry'Imana ridufashe kandi tugire neza. Amen. Data, turagushimiye mu izina rya Yesu, wowe utajya ubura kugenza bawe. Dushimiye ko iteka uhora uri mugoboka, uhora utugoboka udutabara mu bibazo. Nanone ibyo turimo byose muri ino minsi urabizi, urabisobanukiwe, haba mu buzima busanzwe, haba mu byo dukora, haba mu murimo wawe. Mwami Yesu Kristo, turakwinginze, turagutabaje, utabare kandi tugoboke. Urakoze, urakarama, bana natwe byose, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo bisenze. Amen. Mwari kumwe nanone nk'uko bisanzwe na mwene so muri Yesu Kristo, Bishop Apollinaire Gakombe, umushumba mukuru w'itorero The Evangelical Covenant Church of Rwanda ICR. Imana y'amahoro ikomeze kubana namwe mwese bene data. Twifuje kugira umunsi mwiza n'akazi keza. Shalom shalom, ndabakunda.